Okay guys, mbanze kubashuhuza n'ubundi nanone turagarutse n'ubundi n'amasomo yacu nk'uko dusanzwe twiga ahangaha kuri channel yacu y'Abavandimwe TV, tubahereza ikaze n'ubundi mu biganiro byacu cyangwa se mu masomo yacu dukunda kubacishirizaho ahangaha kuri channel yacu y'Abavandimwe TV. Ikibazo nuko tubahereza amasomo mwebwe ntimusubscribinge ntimukurikire n'amasomo ngo muyarangize kandi ibintu biba biri imbere. Umunyarwanda aravuga ngo ibyiza biri imbere, ariko ikibazo iyo murebye gatoya muhita murekera, ubundi ujye ukomeza lesson uyirangize nibwo uzasobanukirwa ikigande neza. Twigisha ururimi rw'ikigande ndetse n'urw'ikinyankore tubonye bwa mbere. Noneho iyo ukoze subscribe uba wiyandikishije ukareba amasomo yawe ukiga nta muntu ugukozeho cyangwa se nta n'umuntu ukubangamiye, kuko kwiga biba biri kuri wowe umwanya uduhereza. Uyu munsi rero tubazaniye izindi nteruro cyangwa se insanganyamatsiko zivuga ku bintu bijyanye na ibijyanye n'urukiko cyangwa se uburyo urukiko bavuga umwavoka bamwita ngwiki mu rurimi rw'ikigande, umucamanza nyine, ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kwiga. Niyo mpamvu mbanje kukubwira nyine ariko kugira ngo usobanukirwe ibintu tugiye kwiga uyu munsi. Ubwo rero ntucikwe, ugiye kumenya uburyo wakwita umucamanza, ugiye kumenya uburyo wakwita urukiko, ugiye kumenya uburyo wakwita ukurega cyangwa se umutangabuhamya n'ibindi bitandukanye. Muri lesson y'uyu munsi nibyo bintu tugiye kwigaho kuri uyu munsi. Ntucikwe rero, banza ukore kano kantu ngiye kukwereka maze tugendane. Ngira ngo warangije kugakora, ubwo rero reka tugendane n'ubundi nk'uko bisanzwe, sibyo? Okay, mu Kinyarwanda baravuga ngo urubanza. Mu Kinyarwanda baravuga ngo urubanza. Urubanza mu rurimi rw'ikigande baruvuga bate cyangwa se niki? Mu rurimi rw'ikigande urubanza niki? Mu kigande baravuga ngo umusango. Mu Kinyarwanda baravuga ngo urubanza, mu kigande bakavuga ngo umusango. Umusango, 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 umusango. Ubwo tuvuge ngo umuntu agiye kuvuga ngo ufite urubanza cyangwa se ugiye mu rubanza, wina umusango, ufite icyo wakoze cyangwa se ibintu nk'ibyo. Bambuze ubusobanuro bwabyo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Burya ururimi rw'Ikinyarwanda ruri hasi cyane ku zindi ndimi. Ubusobanuro bw'ururimi rw'Ikinyarwanda ni buke kurusha izindi ndimi. Ushaka ubusobanuro bwimbitse mu rurimi rw'Ikinyarwanda bikanga pe, kurasanga umugande afite amagambo nk'atanu y'ubusobanuro bw'Ikinyarwanda, ariko umunyarwanda wiwe afite ubusobanuro bumwe, bikaba birarangiye. Ugasanga ibintu ni bibiri cyangwa bitatu bivuze kimwe mu rurimi rw'ikigande, ariko mu Kinyarwanda ari ikintu kimwe. Muzajya mubyihanganira rero, ni ko urunyarwanda rwacu bimeze. Umusango ni urubanza. Mu rukiko cyangwa se urukiko, mu rukiko mu rurimi rw'ikigande bahita ngo mukoti. Aha, abantu bajyaga babyibazaho bino bintu, none uyu munsi rero ndabibasobanuriye. Simwajyaga mubyibaza. Mukoti, nagenze mukoti, nagenze mukoti. Ntabwo ari ikoti rino ryo kwambara. Narababwiye ngo ikoti baryita suti cyangwa se ekoti, nabyo biriho. Ekoti nabyo biriho, ariko babivuga mu buryo butandukanye cyangwa se inyandiko si zimwe. Ekoti, nagenze mukoti, hariho ekoti hakabaho mukoti. Nagenze mukoti, nagiye mu rukiko.
nagenze mu koti, nagiye mu rukiko. Umucamanza mu rurimi rw'ikinyarwanda baravuga ngo umucamanza, mu kigande bakavuga ngo omulamuzi. Umunyarwanda aravuga ngo umucamanza, umugande wakavuga ngo omulamuzi. Dusubiremo, omulamuzi. Jya muri comment utwandikire ijambo omulamuzi, bitwandikire nimba urabyandika mu kinyarwanda, nimba urabyandika mu ki, wowe cyo kubyandika kubonye, ariko twandikire ngo omulamuzi, turebe nimba turi kujyana. Hari igihe twigisha ariko ntimudukurikire. Jya muri comment twandikire ijambo omulamuzi, turebe nibwo ndamenya ngo koko muriga. Muri comment twandikire ngo omulamuzi, iryo jambo nuryandika aburi intwari cyane. Omulamuzi, abadukurikira mugiye muri comment. Reka dukomeze, muri kuva muri comment dukomeza n'ubundi. Omulamuzi. Omujurizi mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo omujurizi. Mu kinyarwanda bamwita umutangabuhamya. Wa wundi utanga ubuhamya. Mu kigande baravuga ngo omujurizi. Nina omujurizi, mfite umutangabuhamya. Uhamya icyo kintu, mfite umutangabuhamya. Omujurizi. Muri rw'ikigande bakongera bakavuga ngo enguzi. Ijambora naryo turyandike muri comment ra. Naryo reka turyandike muri comment. Enguzi. Ku bantu badukurikiye twavuze omulamuzi, turavuze enguzi, nabyo mubyandike muri comment. Jya muri comment bangira ngo ndebe koko turi kumwe ko muri kwiga. Ndebe koko ko muri kwiga. Jya muri comment twandikire ngo enguzi, no cyangwa se twandikire omulamuzi, turebe nimba turi kujyana. Enguzi mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ruswa. Kare mutegereje icyo kintu enguzi mugira ngo ni ikintu kinini, ariko ni ikintu kinini cyajengereje abantu muri Afrika. Ikintu cyajengereje abantu muri Afrika cyane. Enguzi, ruswa. Hari ibihugu ruswa yanze gucika kabisa, bikaba bizengereje abantu. Enguzi mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ruswa. Noneho hakabaho n'ikindi kintu utaruzi mu rurimi rw'ikigande, baravuga ngo ebyama. Iki ni ikintu utaruzi, nubwo byari kuzagenda gute kukimenye byari kuzakugora. Usibye ko ahanga kuri channel y'Abavandimwe TV tukakwigisha akantu ku kandi, tukavumbura, tugacukumbura, tukajya iriya hepfo tugacukumbura akantu ku kandi. Ebyama. Mbere yo kugira ngo ngusobanurire banza ukande subscribe. Mbere yo kugira ngo ngusobanurire byame byari byo, kora subscribe, liking, tanga comment, wandike bira bintu twavuze, cyangwa se tubaze ikintu ushaka. Ushobora kwandika ngo enguzi, yego, ubwo tukamenya ngo wacyanditse. Ukandika omulamuzi. Nibyo bintu dufite muri comment turi bwandike uno munsi. Unatubwire n'ibyo ushaka kwiga, ariko reka ngusobanurire ebyamada. Urangije gukora subscribe, urangije kulikinga, urangije gutanga comment, ubu ugiye guhita usobanurirwa noneho ijambo ebyama. Ebyama ni ibiki? Ebyama, utegereje kubyumva. Ebyama ni nanjye ijambo riri kuva kure kabisa, ukumva ko mbaje no gukorora. Ebyama ni amabanga. Ebyama, amabanga. Ibanga baryita mu kigane ngo ecyama. Ibanga rimwe, ibanga baravuga ngo ecyama.
byo mwibanga rimwe. Amabanga menshi yayandi wabitse ku mutima, amabanga bayita ngo ebyama, rimwe baryita ecyama, menshi bayita ebyama. Uyu munsi turize pe, uyu munsi turize kandi twize ibintu bikomeye. Twize enguzi, twiga ebyama, twiga omujurizi, twiga omuramuzi, twiga koti, umusango, ibintu nk'ibyo bintu bikomeye. Amabanga, ruswa, umutangabuhamya, umucamanza, urukiko, urubanza, ibintu nk'ibyo bikomeye. Noneho hari ikintu cyanyuma utari ukwiye gucika. Iki ngiki nicyo gitumye uri hano uyu munsi kuri iyi channel uri kwiga. Ni ikintu ntivuge gute, iki kintu ntago ukwiye kugicikwa. Banza ukande subscribe, ndacyakubwira banza ukande subscribe maze mbone kukubwira. Utange comment, wandike enguzi omuramuzi. Sibyo bya bintu tukivugaho ngaho. Reka nkubwire icyo kintu cyanyuma utaruzi kandi utari no kuzamenya. Umva, umunyarwanda aravuga ngo kurega. Abantu bose baraseka. Ikintu bari bategereje, bari bazi ko ahari tugiye kuvuga mu ijuru. Kurega. Kurega babivuga gute mu rurimi rw'Ikigande? Mu Kigande baravuga ngo okuwaba mu koti, kurega mu rukiko, okuwaba mu koti, okuwaba. Ngenda kuwabira ndi bukurege, okuwaba. Mu rurimi rw'Ikigande baravuga ngo okuwaba, mu Kinyarwanda bakavuga ngo kurega. Icyo nicyo kintu cyari cyanyuma utari buzamenye tutakikwigishije. Kukimenya byari kuzagutwara igihe kirekire n'imyaka myinshi utakimenye, ariko ukigiye hanga kuricana. Niyo mpamvu abantu mureba zino video mukazigumaho mukazikunda rwose, nanjye numva mbikunze cyane. Imana igume kubampera umugisha. Sinarangiza video ntabashisabiye umugisha rwose, kuko muri intwari cyane abantu mukurikira amasomo yacu. Reka Imana ikomeze kubandindira kandi ikomeze kubana namwe, ibahereze amahoro mu mitima, ibahereze amahoro mu ngo zanyu, ibarinde abantu mwese n'inshuti mwese. Mbifuriza ibyiza. Reka Imana ibahe ibihe byiza mwese.